kuva 2018 kugeza ubu ngubu ufite abegese bangahe? Nyine gasanga gitanze umusaruro nko wari ukitezemo kandi watanze imbaraga zawe. Iyo mbogamizi ya mbere. Ya kabiri watakaje ubusugi ryari. Ntabwo nibuka umwaka. So ndanyamba baze umunsi utakaje ubusugi wumvaga bimeze gute? Nice. Mungu. Watch, learn, and have fun with RTF Talks. RTF Talks. RTF Talks. Subscribe. Ya, nkuko mubizi rero ngewe uri hano ni Clever. Tubahaye ikaze. So mwatanya mwibwira abakunzi banyu babakurikiye kuri RTF Universe ndetse n'ahandi henshi babazi. Twahera kuri wowe. Banyita Emi Korea. Mutoni Ernestine. Ya, nanone rero tubahaye ikaze kuri RTF Universe nkuko mubizi mwebwe mudukurikiye. Ya, ngewe rero hano mfitemo ibice bibiri by'ibiganiro tugiye kuba twavugaho. Icyo cyambere cyavuga ku kazi, ikindi kivuga ku buzima bwanyu bwite. Sibyo? Yeah. Ariko mwishimo munaseke undi mumeze mute muzima busaza? Tumeze neza nta kibazo. Nawe gacamo. Turishimye kuba mwatwakiriye. Murakoze cyane. So rero kaduhere ku by'akazi. Ese mu busanzwe Emi umuntu ki yakora iki tubwire? Ngende mu filmmaker. Ibintu bijyanye na filime nyine. Okay, nawe nari twibwire. Nanjye nibyo nkora. Ndi umukinnyi wa filime. Murakoze cyane. Umufilmmaker, umukinnyi wa filime. Murakoze cyane. So nyuma yo kutubwira kuri umufilmmaker, ni izihe filime cyangwa se niye filime waba warakoze witi cyawe yabiri hanze? Ku giti cyanjye nta wundi dufatanyije. Ari projet yanjye nyine. Shana ayo gusa arizo nagaragayemo. Za RTF Universe. Isano nibanga. Hari n'indi nagaragayeho mbere yitwa Our Unity. Humura. Ntabwo tujya nihorera. Ni nyinshi ariko izo nizo z'ingenzi abantu bifuza kujya gushaka. Yes, Emi urakoze cyane. Ese watubwira kuva watangira gukora filime cyangwa se kuzikina umaze gukina muri filime zingahe? Zirenze 10. Zirenze 10 kabisa. Okay. Katugaruke kuri Mutoni. Mutoni tubwire filime ya mbere wakinniyemo yitwa nguki, wakinnye witwa nde? Filime ya mbere nakinniyemo yitwa Isano n'ibanga. Nakinnye yitwa Paul. Mama yewe mudutabara bazaragiye we. So ikibazo cya kabiri kiragira giti. Ese mubona muracyari abajene, muracyari urubyiruko, wenda kose ntabwo muragira umuryango. So nshaka kubabaza mwembi kuva mwatangiye gukora filime naho mugeze ubu ngubu ni ikihe kintu yaba yarabazaniye mu buzima bwanyu bwite cyangwa se mu buzima rusange cyiza? Kaduhere kuri Emi. Ikintu cyiza yaranzanye mu buzima n'abantu. Kugira inshuti nyinshi z'abakobwa umva n'imitungo umuntu aba yarungutse nyine akuye muri uyu mwuga. Nashatse kubwira. Okay, nta kibazo. So Mutoni wowe nawe tubwire byagenze gute nyine iki cyakuzaniye? Njye rero ibintu byo gukina filime ikintu byanzaniye cyambere nungutse inshuti cyane ko n'ibyishimo byanjye byarengeye ko nabigiye muri ibintu nkunze cyane ndetse n'ibintu bijyanye n'ukuntu nyine kofi yarakuze. Kuri make kofi yarakuze ndabyumva. So ni ikihe kintu watubwira kijyanye n'ubufasha cyangwa se uruhare
rw'umubyeyi wawe cyangwa rw'ababyeyi bawe muri ibintu ukora? Okay, murakoze. Ariko hari rwa mbere ababyeyi bamfashije mu bintu bijyanye no gukina filimi, nuko gusa nabagijeho igitekerezo cy'uko ngiye gukina filimi murambwira ati kuraje, turabikunze. Uruhare bampaye nuko bambwiye ko babikunze kandi babyishimiye. Emi, wowe n'urero hari ababyeyi bawe bafite muri urugendo rwawe rwo gukina filime no kuzikora? Cyiza nuko baranshyigikira mu byo nkora byose, nyine baba banshyigikiye, barabikunda nabo, bananyifuriza icyiza nyine n'iterambere ryanjye muri ibyo. Murakoze cyane. So ndagira mbabaze, oya ariko nyine mwihangane, ibibazo byanjye byabaye byinshi ariko ntacyo, nizeye ko murabisubiza neza kandi no kubisubiza neza. Ndagira ngo nkubaze, ni iyihe mbogamizi rero wahuye nayo kuva watangira gukina filime kugeza nawe ugeze ubu ngubu? Imbogamizi ya mbere ko wakora ikintu wagitayeho imbaraga kigere kure nk'ahantu wifuza ko kigera, nyine ugasanga ntigitanze umusaruro nk'uwo wari ukitezemo kandi watanze imbaraga zawe. Iyo mbogamizi ya mbere. Ya kabiri ni nko kubura ibikoresho wenda twagiye nko gukora, cyangwa ugasanga nyine hari ibindi bibazo bivutse mwagiye nko kuri seti. Izo mbogamizi ziduca intege, ariko nyine kubera ko tubikunda ntabwo turacika intege, turacyakomeje mpaka bikunze. Murakoze cyane. So reka tujye no ku ruhande rw'umukobwa Mutoni, wowe ni iyihe mbogamizi ubona kuva watangira gukora filime cyangwa se kuzikina? Tubwire mu izina ry'abakobwa n'utubwire mu izina ry'abahungu. Wowe nk'umukobwa cyangwa umunyarwandakazi, ni iyihe mbogamizi wahuriyemo nayo kuva wakwinjira muri sinema? Murakoze. Njye imbogamizi nahuye nayo muri ibi byo gukina filime, harimo ukuntu umuntu mukina nka sene runaka, wenda ukunda n'umuntu bitewe na sene baguhaye, ahura n'abafananza ati dore wa muntu wakinnye gutya, nyine ukabona nyine barabikomeje kandi ntabwo baba bazi ko nyine aba ari filime ari akazi umuntu arimo. Iyo mbogamizi nahuye nayo cyane ariko niyo mbogamizi ya mbere nahuye nayo. Imbogamizi ya kabiri, ko umuntu atayimazemo igihe kinini cyane. Hari igihe utamenya n'abantu benshi, yagiye ushaka location bigorana n'ibikoresho bihagije, ariko ibyo byo ni ibintu bizagenda neza. Ariko imbogamizi ya mbere yangoye niyo ngiyo, cyarangoye cyane pe. Gushyingira abagabo benshi. Jambo. Murakoze cyane. Ngombwa twari turi ibibazo bijyanye n'akazi mukora. So reka twinjire mu kiganiro cy'ubuzima bwite. Ikiganiro cy'ubuzima bwite. Rero nyikano ikiganiro tugiye kugikora. Zambaza umuntu umwe kuri umwe. Kereka niba ngombwa ko ndibone ibibazo mwese kibarira muri babiri. Ikiganiro cy'ubuzima bwite. Ntabwo muri abantu bakuru batamubyumva. Ikiganiro cy'ubuzima bwite cy'abantu bwite. Ndagira ngo mpere kuri Emi. Aratubwira ese iyo utagiye gukina filime cyangwa se kuzikora cyangwa gukora ibintu byose bijyanye n'akazi kawe mu buzima bwite, iyo uri mu rugo umunsi wawe umeze gute, waruhutse muri make? Ndabyuka ngategura breakfast nkayifata, iyo nta kazi mfite njya muri siporo, nava muri siporo akaraba, nkaraba nkareba filime. Akenshi n'ubundi nkunda n'umupira. Iyo hatabaye match mba ndi kwikinira PlayStation, video game. Haba habaye match ntangiye kureba match, ko iri mu bintu nkunda cyane. Murakoze cyane. Reka turebe no ku ruhande rw'umukobwa wacu twatumiye Umutoni, umunyarwandakazi. Tubwire umunsi wawe umeze ute iyo uri mu rugo nta kintu wakoze ujyanye n'akazi kawe? Yewe iyo ndi mu rugo nta kazi nagiyemo, byuka mu gitondo nkajya muri siporo, nkava muri siporo nkaza njya mu rugo nkarya, nkanywa, nkoga, nkaganira n'umuryango tugakina, mbese nyine ubuzima bugakomeza. Nibyo.
So murakoze cyane, reka dukomeze ikibazo cya kabiri. Ndacyakubaza we Mutoni, kuva watangira guteretana umutipe wa mbere waguterese yaguterese mu mwaka wa kangahe? Niga mu mwaka kangahe? Oya, umwaka yaguterese ni ryari? Umva ikibazo gikomeye. Umva ikibazo gikomeye, umwaka yanteresemo ko natangiye guteta nk'imutosera. Natangiye guteta nafite imyaka ingahe mbara? Umutipe wanterese bwa mbere yanterese nk'umwaka wa 2018. 2018. None wabigiyemo kera. Okay. Ndacyakubaza. Mu mwaka wa 2018 waguterese mu wa mbere. Kuva 2018 kugeza ubu ngubu ufite abegese bangahe? Kugashobora ko ari imbere. Abegese bangahe? Wait for it. Here it comes. Almost there. Sha ubwo ugiye kumbaza abegese ubwo cyeka nzazanye calculator n'urupapuro n'ikaramu nkajya nandika nteranya. Bageze nko muri 25. Izina ryawe. Okay. 25 nabo. Ubwo ari matemo nabo nibagiwe. Okay, ndacyakubaza ntabwo bazibira. Ndacyakubaza ntabwo bazibirarangira. Okay, muri abegese wawe 25 tubwiye, wenda ko no gukekenya ntabwo bazi. Ushaka ko banarenga cyane. Wataye usugi ryari? Usugi ryari? Cyari. Ntabwo ikibazo gikomeye cyane. Iki kibazo gusa tube tugitarutse. Ubu tugitarutse n'ukuri. Ubu tugitaruke. Igisubizo. Tube tugiye kukiga. Icyo cyo kukigaruka nyuma. Byatwo kanavuga ati ndacyari isugi ariko igisubizo. Nta mpamvu yo kubeshya abafana. Abantu ngomba kubabwiza ukuri. Ubu se kasa nkasubije. Oya. Simvuze yego simvuze nawe. Okay, nari vuga umutekano reka tukihorere. Use kano kanya ufite umukunzi? Yes, amufite. Nari reka tube cyangwa ndaza kugarukaho. Reka tujye kuri Emi Koreya tubwire. Tumwibuke ko tumuzima bwite. Tubwire. Uracyari imanzi? Nta nubwo nigeze mbayo. Koko ntabwo nigeze mbayo. Sure. Okay, niba utari imanzi nako tubwiye ko utari nayo kwanza sugeze nabayo. Gaho tubwire. Maze kuryama n'abakobwa bangahe? Kubatanye gukora sex. Nizi ko navuze ngo sindi imanzi, bivuze ko naryamanye n'abakobwa bangahe? Oya tubwira, se byumvikana mutandabeshyara? Ntabwo Oya wenda ndi imena. Oya wica ko ndari imanzi nkaba ndi imena. Wibica ku ruhande tubwire. Maze kuryamana n'abakobwa bangahe? Cya ntabwo ndi imanzi ariko ndi imena. Nari murakoze kutubeshya. None se wikano kanya ufite umukunzi? Niba umufite ngaho musuhuze. Ndagusuje mukunzi wanjye. Arabyumva. Okay, naribwo nyine aho ngaho muratubeshye. Ntabwo tubabeshye. Okay, narika babaza ikibazo nyine cyo kiroroshye ntabwo gikomeye. Ni ubundi mu busanzwe ukunda kurya iki? Ukunda kurya iki wanga iki? Undi bijumba. Nta kindi. Ibyo nkunda ni byinshi. Akijumba nibyo nkunda cyane. Ibyo nanga rero. Nanga inyama n'igisa nazo. Umuntu wanga inyama. Okay, naribi. Reka tujye kuri Mutoni nawe tubwire ukunda kurya iki wanga iki mu buzima bwawe bwite gusa iyo uri mu rugo? Nakoze ngiye ikintu ndasibaneye. Ngiye nkunda imvange y'ibirayi. Kange k'ibirayi gashyiramo amashaza.
Ngatubwiye n'icyo wanga. Ikintu nanga se nanga ibijumba. Sawa murakoze. So reka tugaruke kuri filime ho gatoya. Watubwiye ko wakinye filime yitwa Isano n'Ibanga. Hajya ngo wakinye witwa Paula. Ese Paula, na ine filime nyuma y'Isano n'Ibanga muteganyeza kuba mwatushyira hanze cyangwa mwatwereka ngo nk'abafana banyu tubakurikira kuri filime zanyu? Yego turi kubitegura. Filime turi gutegura nziza cyane. Turabashishikariza no kuzayireba rwose. Ni filime nziza muzayikunda. Vuba gahiraza. Murakoze cyane. So nka filmeka nk'acteur nta kindi kintu wowe watubwira kujyana na filime yawe, yani filime wenda kudukorera nshyashya cyangwa tuzarekera ngo nenda nizone kudukorera? Filime zirahari iyo tugiye gusora y'umuriro. Iyi filime ndayiba tuyirarenze umve ngo itandukanye n'izindi zose twakoze. Ni nziza cyane pe. Naye ndayireba nkagira ubwoba. Filime ni nziza. Bayitege. Iraje vuba. So reka twere gutinda rero katujyane kuri dusa nko dusoje. Reka tubabaze watubwira imbuga nkoranyambaga ukoresha kugira ngo abagukunda n'abagukurikira aho bagusanga. Niba uzikoresha batubwira. TikTok ni Emi Korea 7. Instagram nayo ni Emi Korea 7. Snapchat, Facebook, social media zose ni iryo zina nkoresha. Wenda WhatsApp niyo wenda bari nimero. Urumvikana umuntu yakonikiye kuri Facebook n'andi hose kuri TikTok nimero yakonikira imbe gusuka wayimuha. Mutoni nawe watubwira nimba ari ahantu bagukurikira hahari. Jewe nashaka kunsanga kuri WhatsApp nyine ni nimero numvikana. Kuri Facebook n'amazina yanjye nayavuze Ernest Mutoni. Kuri TikTok naho ni Mutoni. Kuri Facebook naho nayivuze n'ibyo. Yo, so sasa rero mwakoze kwitaba ikiganiro cyacu. Tarasoza. Siko ari ibibazo nshaka kubereza n'umukobwa. Nta kibazo uremerewe kumubaza, mubaze rwose. Ari ikibazo bakubajije. Uraza kukivugaho nyuma. Kivuge. Watakaje ubusugi ryari? Ko icyo kibazo navuze kayo ko umutekano wanjye. Irabivuga. Vuga yes or not. Uri isugi cyane uri? Sindiyo. Aho utakaje ryari? Ntabwo nibuka umwaka. Uyu umwana muto mu ncere ntabwo yaba ari kera. Tubwire. Ntabwo nibuka. Ese kandi nawe turi hano wanyibwire ko n'inshuti yawe. Ntabwo mbyibuka fe. Nuko nawe ugiye kungora. Ikindi nakubaza. Ukunda abasore bameze gute? Abasore bameze gute? Ntabwo navuga ngo abasore bameze bate. Ziva ko bavuze ngo nyumva ndagukunze. Nta kintu ugenderaho? Ko si nkunda abasore bikara cyane. N'umusore w'umukene ntabwo umukunda? Uramukunda? Umukene? Oya, ushaka umuntu amukunda. Umukene se ko ntawe ubwifuza uwo ari wese. Umunsi utakaza usugi wumvaga bameze gute? Oh my god! Wow! Umunsi utakaza usugi wumvaga bameze gute? Mungu. Tubwire. Wa muhungu. Uko twakuzera. Numvaga ameze neza. Boy. Ese nta bibazo wambaza? Ntabyo. Musubirane mikoro. Mwakoze cyane kwitabira ikiganiro cyacu naho utaha. Ku bakunzi ba RTF University abashuru cyane ubwo mwiteguye n'ibiganiro bizaza byo bafite ibiganiro byinshi biri imbere. Komeza mukore subscribe, share, like, comment. Mubashe kuba n'ibindi biganiro bikurikira. So mwakoze cyane rero. Watch, learn, and have fun with RTF Talks.